uzarebe niyo rirasaro ricitse nta gasaro na kamwe uriya mukobwa ashobora gutuma gasigara, aradutora twose. Nimba umufite girlfriend uzijijisha ugace gasandari urebe stress agira ari gutora utwo dusaro, kandi turadusaro tuba ari dutoya tubatungana gutyo. Uzarebe stress agira ari gutora ku gasaro, azana kugira ngo mumurike itoroshi ashaka ko yabuze. Ishanga imaze kuba ikibazo hano muri iki gihugu cy'u Rwanda. Bruce Melody yakoze ku ishanga, The Ben yakoze ku ishanga, abakobwa bose basigaye bambara amashanga. Bundi ishanga ni ukubera iki? Ese wigeze wibaza impamvu abagore benshi bagenda bambara amashanga cyangwa se abakobwa bambara amashanga? Bigenda bihuzwa n'imyuka mibi ya sekibi, bamwe bakabyita iby'umuco ndetse bamwe bakanabyambara batabizi. Ariko uyu munsi nka Kigali CNN ngiye kukunyuriramo nkubwire impamvu ubundi yihishe inyuma y'ishanga. Ese kuko amashanga yaba arimo imyuka mibi abakobwa bayambara, kuko baba hari ibyo bari guterekera cyangwa se haba hari ibyo bari bambariyeho nyine nkuko bamwe bagenda bakomeza babivuga, cyangwa se ni umuco cyangwa se ni umurimbo nk'uko indi mirimbo yose iteye. Shanga rero ni nk'agashumi gatoya cyane kazirikiyeho amasaro menshi cyane, maze abakobwa cyangwa se abagore bakakambara mu nda yabo. Benshi mu Rwanda byamaze kuba nk'ikintu kigezweho cyane, aho kubona umukobwa muri Kigali utambaye ishanga nabyo bisigaye ari imboneka rimwe. Ubundi ishanga ryaje rite? Ishanga ni ikintu kimaze igihe kinini cyane mu mico y'ibihugu bimwe bya Afrika nka Ghana, Nigeria ndetse na Kenya. Ndetse kandi bamwe mu badamu cyangwa se mu bakobwa twaganiriye bo mu gihugu cya Kenya bavuga ko ishanga ari ikintu gihambaye cyane mu mico yabo, kandi ko kibafasha nyine kugaragaza imico y'ibihugu byabo. Ndetse abagore benshi bagiye banasubiza ko aya mashanga nyine atuma bumva bari connecte n'abakurambere babo, ndetse kandi ko kwambara aya mashanga bigaragaza nyine umuco wabo ndetse n'icyubahiro cyabo. Nago nabajije abo bagore gusa, ahubwo nagiye no mu bitabo ngo ndebe ubundi ishanga rimaze iki, kubera iki abantu ubaryambara. Maze nza kugwa ku gitabo cyitwa The Spirit of Intimacy cy'umugabo witwa Sobonfu Some, aho iki gitabo kivuga ko zimwe mu mpamvu abagore bambara nyine aya mashanga ari ukugira ngo nyine bagaragaze ibimenyetso by'ingenzi cyangwa se ibihe by'ingenzi baba bamaze kugeramo, cyane cyane nko kwerekana ko umukobwa yavuye mu bwangavu, cyangwa se kugira ngo berekane ko bavuye mu bwangavu babaye abagore cyangwa se abakobwa bakuru. Mbega bigaragaze nyine ko bamaze gukura, ubu nta kibazo bemerewe no kuba barongorwa. Bamwe mu bagore kandi bagiye bavuga ko ibi byitwa amashanga bifasha abagore gukonekta n'imibiri yabo, ni ukuvuga ngo bituma nyine bahora bibuka cyangwa se bareba shape yabo cyangwa se imiterere yabo, ndetse bakanayishimira ku buryo nyine bumva ko bari proud y'imibiri yabo. Ndetse bamwe mu bagore bakoresha aya mashanga nko kugira ngo nyine atume bumva bari confident kuri skin zabo cyangwa se ku ruhu rwabo. Ndetse bamwe bakoresha aya mashanga nko gutrackinga imibiri yabo, kureba niba koko se bari kubyibuha cyangwa se bari kunanuka, bimaze bikabafasha kuguma bari kuri tayi. Numva ngize amatsiko maze nganira n'umwe mu bakobwa bakora sport, maze ambwira ko kwambara nyine aya mashanga rwose bibafasha cyane kandi atajya abeshya. Niba uri kongera ibiro cyangwa se biri kugabanyuka, ishanga rigenda rigufasha nyine kumonitoringa impinduka iri kuba ku mubiri wawe. Ikindi nanone kandi ngo amashanga impamvu abagore bayambara cyangwa se abakobwa ngo nakantu kameze nkaho karifani ari umutako nyine, ku buryo umukobwa ukambaye yumva nyine afite ikimero cyiza, ndetse akumva yishimiye kuba yanazamura agapira, maze abantu bakagenda bareba nyine mu nda ye ndetse nako gashanga, ku buryo ngo gakora nk'umutako cyangwa se nk'umurimbo umukobwa yambara kumva araberewe. Ikindi kintu gitangaje kandi giteye ubwoba ari nacyo abantu benshi bakunda gutindaho ni kijyanye n'imyuka mibi abakobwa bambara nyine aya mashanga bakoresha. Ni ukuvuga ngo bamwe bagenda babihuza no kuganira n'abakurambere cyangwa se no guterekera cyangwa se no kuroga, niba ariko nabivuga, kuko bimwe bagenda bavuga ko hari icyo aya mashanga abafasha, buryo bamwe bayakoresha mu mihango imeze nko guterekera, ndetse bamwe bakizera ko aya mashanga babambaye ashobora kubazanira amahirwe ndetse n'imigisha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ndetse ngo bivuga ko bamwe banabikoresha
bayakoresha mu kwatarakitinga abagabo cyangwa se ngo umukoha cyangwa se ngo hari n'abakobwa bayambara, hari n'andi magambo bavugiyeho kugira ngo bize kubafasha kwatarakitinga abagabo b'ibikundiro buba bumva bifuza mu buzima bwabo. Ibimaze biza gushimangirwa n'igitabo cyitwa Sacred Woman cyanditswe na Queen Afua, aho ibi yaje kubiva umuzingo maze akavuga ko aya mashanga ari ikimenyetso cya healing ndetse na self discovery ku bakobwa bamwe na bamwe, aho bagenda babikoresha nyine nk'igikoresho nyine cyo kubaha amahirwe cyangwa se cyo kubatera imbaraga cyangwa se kumva ari ibitangaza buryo icyo bumva bashaka bakigeraho mu gihe baba bambaye ayo mashanga. Abandi bakavuga ko amashanga ari ikimenyetso cy'ubwibone, ko ibi ngibi byambarwa n'abakobwa biyumva mu miterere ndetse no mu kimero, aho babumva nyine ko ubwiza bwabo bagomba kubwerekana maze kandi bakarushaho kubwambika, aho bafata iryo shanga cyangwa se amashanga bakayakikiza umukondo wabo, ndetse hari n'abambara arenza 2 arenza 5 kugira ngo nyine babashe kugenda nyine bajegera, niba ariko nabivuga, kugira ngo ubabonye nyine abahe attention yabo. Ndetse kandi byagiye bivugwa ko hano mu Rwanda hari n'abayakoresha mu bijyanye no kuroga cyangwa se gukoresha imbaraga zidasanzwe mu kwatarakitinga cyangwa se kwigarurira igitsina gabo. Ni byinshi byagiye bivugwa ku mashanga, wowe uyambara cyangwa se uzi icyo yaba asobanuye mu byo tutavuze haruguru, duhe comment kugira ngo dukomeje dusobanukirwe ibijyanye n'aya mashanga. Ndetse kandi niba wanyuzwe n'aya makuru tuguhaye cyangwa se n'iki kiganiro cyacu, kanda subscribe, ukande like ndetse uduhe na comment. Naho ubutaha.